nigeze njya mu iteraniro rimwe ahantu nari twari mu mavuna mu murimo w'ivugabutumwa. Noneho ahantu twakoreraga amateraniro hanze, abayobozi b'itorero b'amatorero yandi asanzwe bajyaga baza muri ayo materaniro, noneho bakaza bataza muri umugambi wo kumva ijambo ry'Imana, baje kureba abizera babo bashobora kuba bararitswe n'abantu cyangwa n'umwuka w'Imana, ukabazana muri iryo teraniro kugira ngo bahere ko abafite nk'inshingano babahagarike. Ndabyibuka rwose byasozaga umuntu aje, nabonaga abantu bari aho ubona banashishikaye, abantu baraza baratubwira bati dore uriya ni abayobozi gutya na gutya bo muri aya matorero, muri aya madini aya n'aya, baba bafite ubwoba bw'uko abantu babo baza bakumva ukuri kwa Bibiliya, noneho bamara kukumva kandi nyine ijambo ry'Imana rivuga ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzagira gute. Ni abayobozi rero benshi b'amadini menshi cyane barashaka ko abizera babo baguma mu bubata n'ubujiji, kandi bukuri basanzwe bagize gute, hari ukuri basanzwe bazi no kurengera inyungu zabo. Umva rwose bayobozi b'amadini, cyangwa niba uri n'umwizera udukurikiye, ndakwinginze uzafate iki cyigisho ugishyira umuyobozi wawe ati umva aya magambo. Kubera iki uyu muco wanditswe muri Bibiliya tukaba tutawemera? Rwose ni naho ahantu tugiye gusoreza. Biragaragara ko ahantu hose byari bikwiriye ko tugira uwitwa umwungeri mwiza. Mu gice gikurikiyeho rwose ni icya 10 kivuga umwungeri mwiza. Yesu Kristo yavuze ko ni umwungeri mwiza, kandi umwungeri mwiza apfira intama ze, we yivugaho ko ari we mwungeri mwiza. Yakuye amaso y'abantu bose ku muntu uwo ari we wese utabayobora muri iri jambo. Abantu babungeri gito baragize inkoni z'icyuma, abizera babo bagakoresha igitugu n'iki, batamenya izibabaye, izifite intege nkeya. Wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ari ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa 7 ni isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Muvandimwe muri Kristo, duhuriye nanone ku murongo w'umucyo w'isabato, nongeye kuramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Nanone nejejwe nuko tubonye umwanya wo kurambura ibyanditswe byera kugira ngo tuganire ku bushake bw'Imana mu ijambo ryayo. Ngarukanye n'umuvandimwe Hope, nongeye kuguha ikaze ku mucyo w'isabato. Murakoze cyane. Urakoze kongera kuboneka kuri uyu murongo kugira ngo twongere kuganira ku ijambo ry'Imana nk'uko ryahumetswe nyine muri Bibiliya. Hope, turi kuganira ku byerekeranye n'ibitangaza Kristo yakoze mu buryo bwabo ku munsi w'isabato. Amaze kutuganiriza ibitangaza bitari bikeya mu byo Kristo yakoze ku munsi w'isabato. N'ubundi rero ni uwo murongo turimo, ni icyo ngicyo tuje gukora. Reka mbere yuko twinjira muri uwo murongo mbanze nanone nguhe umwanya usuze bene data bakomeje kubana natwe, ndetse hari n'abashyashya batakuzi, nabo tugendane tuziranye. Murakoze cyane mwene data Eric, kandi nanjye nejejwe cyane no kwisanga muri uyu mwanya no kuri uyu murongo w'umucyo w'isabato, ahatambuka ibiganiro byinshi bitandukanye kandi byose bifitiye umumaro ubugingo bwacu. Rero yaba abadukurikiye ndetse bashyashya n'abasanzwe, ndabaramukije nanjye ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Imana bikomeze gusendera mu mitima yanyu. Amen. Ku mazina rero abashyashya baba baje wenda batatuzi, mazina ni Nizeyimana Jean d'Amour cyangwa se Hope d'Amour kuri benshi. Twagiye tubana mu biganiro byinshi, n'iki nacyo cyongereye kuri byinshi cyane twagiye tuganiraho kuri muri ya nsanganyamatsiko maze kutubwira y'ibitangaza byakozwe na Kristo, ariko by'umwihariko ku munsi w'isabato. Yego, murakoze cyane. Uyu munsi watwerekeza ku kihe gitangaza? Uyu munsi nabwo rwose turihuta cyane, tugiye kujya muri Yohana igice cya 9. Yohana igice cya 9. Naho tuhasanga ibyakozwe na Kristo ku munsi w'isabato. Yego. Niho tugiye kwindika, kandi turifuza ko dufatanya n'abadukurikiye kugira ngo twigane iryo jambo, kuko twabonye ko
rifite umumaro ku bugingo bwacu. Reka ndarike bene data rero turi kumwe nabo bafate Bibiliya zabo hafi, turaza gutinda muri Yohana igice cya 9 atubwira iby'inkuru y'umuntu Yesu Kristo yakijije wavutse ari impumyi. Turaza kugendana nabo, ariko mbere yuko tujya mbere reka n'ubundi nk'uko bisanzwe ari umuco wacu tubanze twiragiza Imana udusengere. Yego, reka twubahe Imana dusenge. Nyagasani Mwami Imana yacu, uruwera 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 uhabwa icyubahiro. Twongeye kugaruka imbere yawe, turabaswa ariko tuzi ko uri bwenge bwose buhebuje byose, kugira ngo utware ubuswa bwacu uduhe ku bwenge bwawe, uduhe umwuka wera nk'uwasezeraniwe kwigisha abahungu n'abakobwa bawe babumbuye ibyanditswe byera. Ubwo turaba tubumburira impapuro z'ibyanditswe byera, aba ari kubumbura imitima yacu kugira ngo yakirane ijambo ryawe kwizera. Uduhagarikire kugeza ku musozo, bisabye mu izina rya Yesu, amen. Yego, tugereho mu gice cya 9 cya Yohana. Hari ibitangaza byinshi wamaze kutuganiriza kandi wakomeje kutwereka umumaro wabyo mu buryo bw'umwihariko, ko twabonye ko Kristo ashaka kugira icyo akorera ubugingo bw'umuntu kugira ngo abutandukanye n'icyaha, abutandukanye na Satani. Ubwo bugingo bwakira ubugingo bushya bubonerwa muri Kristo Yesu. Mbese no muri iki gitekerezo cyangwa se muri iki gitangaza cyo mu gice cya 9 turaza kubibonamo. Reka hari tukinjiremo, reka tukinjiremo. Agapfundikiye burya ngo gatera amatsiko, ariko ubwo Bibiliya ni ibyahishuwe, dufite ibyo twahishuriwe. Ibyahishuriwemo hano rwose ni ibyacu n'urubyaro rwacu, kandi uko byamera kose ubwo byahumetswe n'Imana bidufitiye ubugingo. Yego. Reka hari nsome iby'iki gitangaza. Yego. Yohana igice cya 9 umurongo wa 1. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Yesu arasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, ugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amen. Umurongo wa 6. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi, ayatobesha akondo, akamusiga ku maso, akavuga ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'i Silowamu, asobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumba umusatsi. Imana yawe icyo. Amen. Reka rwose aya magambo ari tumaze gusoma, nk'uko batubwiye ko igitangaza cyakozwe cyangwa se igikorwa cyabaye, ntabwo ari igitekerezo, ni cyabaye cy'ukuri. Hari ikibazo cy'umuntu wavutse ari impumyi. Yego. Ubu buhumyi bwe bwibazwaho, butibajijweho. Wenda ababyeyi buriya bari barabyibajijeho, birumvikana kubera iki wenda umwana wacu avutse ari impumyi. Nitugera hasi turaza kubona ko ntabwo ikibazo ababyeyi be bari impumyi, umwana niwe wavukanye ikibazo. Yego. Icyakora agenda, Yesu Kristo agenda ari kumwe n'abigishwa be, wari umuco umenyerewe, twarabibonye ko yajyaga agira atya akigenza ku munsi w'isabato, ariko afite icyo agendereye. Babona umuntu rero wavutse ari impumyi, bari bamuzi, birumvikana ko yarazwi, urumva yari mukuru, yarazwi, barabibona. Babaza Kristo bati, ese ari uyu nguyu n'ababyeyi be, ninde wakoze icyaha? Byumvikane ko byari bizwi cyangwa se amakuru yari ahari, nuko ingorane yose umuntu ashobora guhura nayo, ibi indwara, bibe ubumuga ubwo ari bwo bwose, zabaga ari ingaruka z'iki? Z'icyaha. Warabidusobanurira ubushize ko byafatwaga nk'umuvumo w'Imana. Rwose yabaga ari nk'umuvumo w'Imana. Ariko ikintu kibabaje cyane, abantu bumvaga ko umuntu wafashwe n'indwara atyo ari umunyabyaha ukabije, ku buryo ari mbese mu maso y'Imana yabaga ari umuntu w'igicibwa. Nyamara ubwo byari byarageze ubwo abafata inkomoko y'indwara
ndetse n'icyabiteye byose birazwi neza ko icyaha nicyo cyangije amahoro yacu, kiratwangiza. Ibyo bintu byari byarakuwe kuri nyirabayazana wabyo ari we Satani. Birangije bisa naho byerekejwe ku Mana. Abantu bumvaga ko ibyo bintu umuntu agahura n'ikibazo tuvuga Imana niko yabyemeye. Niyo musoro n'abantu niko babyumva. Umuntu yahura n'ingorane zavuga ati mubwo Imana niko yabishatse, ariko ntabwo Imana twabibonye ko Kristo nk'uwaje by'umwihariko akita ku barwayi ni ikimenyetso cy'uko atari we batera indwara. Ariko iki kintu gishimangirwa cyane yuko abantu bafite amakuru mabi ku Mana, kandi ibyo bintu inshuro nyinshi burya byaragiye biterwa rimwe na rimwe buriya n'amakuru abantu baje basanga, ariko Satani barakorera mu bantu. Akorera mu bantu akangisha abantu Imana, akabwira ko ibintu Imana ibasaba ari ibibaremerera, ku buryo iyo mitwaro yose yababaje Kristo yumva ko ari icyo agomba gukora. Yewe urabona nk'igihe dufite mu byanditswe byera igitabo cy'uwitwa Yobu, cyitiriwe Yobu. Imana yagaragaje neza inkomoko y'imibabaro. Mu gihugu cya Yobu hari umuntu w'Imana wubaha Imana, agakora ibyo gukiranuka, ushimwa. Nako mu gihugu cya Uza, yego ntabwo ari mu gihugu cya Yobu, ni mu gihugu cya Uza. Ariko icyabaye ni iki? Satani ubwe nk'umwanzi w'Imana n'abantu, umwanzi w'ibyiza, yashatse kurogoya uwo mugambi mwiza n'umusabano Yobu yagiranaga n'Imana. Icyo yakoze yateje indwara. Rwose abadukurikiye, ntabwo ikibazo umuntu wese yaba arimo, kibe cy'uburwayi, kibe indwara, ikibazo icyo ari cyo cyose, nta na kimwe cyo muri ubu buzima ni ingaruka z'icyaha, kandi icyaha gifite inkomoko kuri Satani. Ubwo rero icyo nicyo kintu cyabaye. Icyakora Kristo ntabwo yigeze wenda avuga ngo ufite ikibazo ni ababyeyi, ufite ikibazo n'umwana. Yaravuze ngo byabereye bityo kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Imana yashimye ko rero nubwo ikibazo cyabonetse, cyavutse, icyaha kikaza mu isi, ariko kandi Kristo araza ari igisubizo. Kristo yaje ari igisubizo. Imana ihabwa icyubahiro. Kristo yaje ari igisubizo kugira ngo noneho ibyo bibazo byose n'abantu bafite n'uyu munsi none nibabikure kuri be kubireba nk'aho aribyo bibabujije imigisha n'amahirwe yabo, ahubwo igisubizo noneho nigishakirwe muri Yesu. Ibyo ntibyatinze, abantu Yesu ahura nawe, akora akimara gutanga icyo yifuzaga nk'igisubizo. We yatanze umusaruro w'icyo Imana yifuza gukora. Avuga ko imirimo y'Imana igiye kwerekanirwa muri we. Rwose nawe udukurikiye, Imana yifuza ko imirimo yayo yerekanirwa muri wowe, kandi icyo gitangaza ubwacyo n'ikibana cyo ubwacyo ni igitangaza. Yesu akora umurimo, aca bugufi, sibyo? Mu magambo twasomye, Yesu aca bugufi, arunama, atoba kondo. Bibiliya yacu y'Ikinyarwanda yakoresheje akondo, ariko Bibiliya zindi hakoresha ibumba. Yafashe ibumba. Ibumba burya ababumbyi murabizi neza ko umubumbyi ntakoresha ibitaka bisanzwe, n'ubundi akoresha iki? Ibumba ryabugenewe. Ababumba inkono, benshi mu badukurikiye b'urubyiruko ntabwo inkono bazizi. Ariko inkono ni igikoresho cyakorewe rwose. Ni wese dufata imbabura zishyirwaho amakara, z'amakara, yego haba harimo akantu inshuro nyinshi mw'imbere bashyiramo ibumba. Kari akantu ubona k'igitaka burya baba bakoresheje ibumba, kandi burya iryo bumba niryo rikoreshwa mu murimo wo kurema ikintu runaka. Niki cyamuteye guca bugufi akajya mu ibumba, mu butaka, mu bitaka nyine? Byongera kudusubiza mu itangiriro. Mu itangiriro tubona Imana n'ubundi yongera guca bugufi, iravuga iti, ifata itaka, ifata ibyo bitaka, ifata iryo bumba, irongera ikora iki? Itoba kondo. N'ubundi yongeye gutoba kondo. Uyu we rero ntabwo agiye gutoba kondo kugira ngo ababayeho, ahubwo asanzwe ahari. Ubwo hagiye kuba wiki, hagiye kongera kuremwa bundi bushya. Oya, n'ukuremwa bundi bushya. Ntabwo umuntu wa kera agiye gusanwa, oya, ahubwo umuntu wa mbere agiye gusenywa, habeho kongera kuremwa bushyashya. Atobya kondo, sibyo?
ikibazo gifitwe, ikibazo gihari, yongeye kwerekana ko Kristo burya yigisha icyigisho gikomeye ko ni umuremyi. Amen. Ubwo ari umuremyi. Ikibazo cyari cyabaye mu cyigisho twabanje ubushize muri Yohana igice cya 5 twabonye ko abayuda bamureze ikirego cy'uko ari umuntu ngo ariko akigeranya n'iki n'Imana. Yaravuze ngo muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 17 na 18 aravuga ngo kugeza uyu munsi wa none data arakora kandi nanjye ndakora. Ibyo bintu byagaragazaga neza ko ubwe na se ari umwe, noneho abishimangirisha ibikorwa, yerekanye ko noneho ni umuremyi. Ni umuremyi, kandi ubwo ari umuremyi n'abadukurikiye rwose ijambo ry'Imana tubwira ngo dukwiriye kugirira Kristo icyizere. Ni umuremyi w'imitima mishya. Amen. Muri Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 31 ugakomeza agaragaza ko n'ubundi uwo murimo utarangiye, yaranabigaragaje ko none yongeye gusubira kuri wa murimo. Iki gikorwa kimara kugikora rero ashyira ko amukozaho, akora kuri y'amaso arwaye, afite ikibazo. Hari itorero rimwe mu matorero mu bihe itorero ry'Imana rinyuramo mu gitabo cy'Ibyahishuwe mu gice cya 3, itorero riheruka, itorero ryiswe Laodikiya, bivuga igihe cyo guca urubanza. Ari nacyo gihe tubayemo, turi mu gihe urubanza rw'Imana ruri kujya mbere ku batuye isi. Rwatangiriye mu imanza z'Imana, zatangiye mu basinziriye zikomeza mu bariho. Uyu munsi wa none izina ryanjye ndetse n'abadukurikiye ribasha kugerwaho. Muri iryo torero ijambo ry'Imana tubwira ko ikintu gikomeye cyane babuze, ndetse n'inama atanga aravuga ngo ungureho umuti wo gusiga ku maso kugira ngo uhumuke. Bivuze ngo amaso y'abatuye isi benshi arahumye, sibyo? Ariko kandi umuti nturi muri bo. Uvuga ngo ungureho ntabwo ari pasitori, uvuga ngo ungureho ntabwo ari umurayiki. Ninde? Ni Kristo. Aravuga ngo ungureho umuti wo gusiga ku maso. Uyu muti wo gusiga ku maso abantu barawukeneye kugira ngo bamenye. Ese nawe ushobora kwibaza ukuntu umuntu abasha kubaho, muvandimwe Eric, wenda turi buze kubireba hasi muri Bibiliya. Umuntu afite wa muremyi waremye ijuru n'isi, akaruhuka no ku munsi wa 7. Yaremeye abantu isabato, akababwira ko ari umunsi w'umunezero. Umuntu ashobora kwibuza uwo munezero Imana yamugeneye, akabaho ataruhuka isabato, sibyo? Ariko uyu muntu urumva adakeneye umuti wo gusiga ku maso. Ariko Satani nyine yarababeshya, arababwira ati ni umunsi w'agahato, umunsi wo kurya ibiryo bikonje. Hari n'abantu bazi yuko bari ku isabato batarya ku isabato. Ariko icyo kibazo ibinyoma byose Satani yagiye, ibyo binyoma byose Satani yagiye azengurutsa itegeko ry'Imana, byatumye abantu bumva bayanze. Ariko Yesu aravuga ati icyampa namwe imirimo y'Imana ikerekanirwa muri mwe. Uyu muti wo gusiga ku maso ukaboneka. Muvandimwe udukurikiye, niba utubahiriza isabato, kubera ko barahari rwose, reka twumve iki gitangaza cyabaye, tukibonere mu mucyo w'uko Imana yifuza ko amaso yacu yahumuka, tukabona ibintu noneho nk'uko Imana nayo igira gute, ntitubibone nk'uko abantu babibona. Kuko uko abantu babibona bisoza n'ubundi muri Matayo Yesu avuze ngo bansengera ubusa, kuko amategeko n'inyigisho bigisha ari iby'abantu. Abantu nibabishyire hasi, noneho ahubwo dufate ibya Kristo. Ageze aho ngaho Yesu amuha itegeko rero, arakoze, ariko amuhaye n'itegeko. Aramubwira ngo genda, murongo wa 7 aramubwira ati kakonda amaze kugasiga ku maso, aramubwira ati jya ku kidendezi, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isorowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Bwa mbere uyu wavuga ngo hasobanurwa ngo waratumwe, uwatumwe n'indezi yari Kristo. Yagombaga kubanza bwa mbere kwizera ko uwo muntu yatumwe koko, Mesiya, uri Mesiya, uwasizwe. Noneho uwasizwe nabaravuze ngo umwuka w'Imana yansigiye kugira ngo impumyi zihumuke. Kandi uyu murimo noneho yarawurimo neza. Arangije kubera ko amatwi nta kibazo yari afite, ijambo rya Kristo ryinjira mu matwi ye, riramubwira ati noneho ngaho genda ujye ku kidendezi.
ku kidendezi ubushize abantu barabyibuka ko twageze ku kidendezi aho hantu Kristo yari yahavuye ahantu hari ikidendezi nyine cy'amazi turi Sorowamu ahantu bigaragare ko Yesu avuga ati ngaho genda wakwibaza ibyanditswe biratubwiye ngo nuko aragenda ariko agarutse ngo ariyuhagira akora ibyo Kristo amubwiye amaze no kubikora ibyanditswe byera biratubwiye ngo nuko agaruka agize ati ahumutse umuntu yashobora kwibaza ese uyu muntu ko atarebaga yari bugenda ate ninde wari bumujyane birumvikana ko yari afite impamvu zo gushidikanyira ijambo yego kanasabwa ikintu kigoye ariko nk'uko bigaragara mu magambo akurikiraho turabona ko ari umuntu usabiriza n'ubundi yamenyaga aho isoko riri bubere yamenyaga aho abantu bateraniye kugira ngo ajye kubasaba hari uburyo yenda yarangatwagamo akagira birashoboka rwose n'uyu munsi hano abantu bajya bababona abantu bafite ubumuga bw'amaso bwo kutareba inshuro nyinshi hajya bafite umuntu umuyobora cyangwa afite akantu agakoresha icyo mbonamo rero gikomeye ni uko kudashaka inzitwazo yabashaga kuvuga atari kubu uranjyana aho hose ijye gukora yiki ahari wenda yari amaze n'igihe impumyi burya inshuro nyinshi wakwese ntabwo yakarabaga yabashaga no kuvuga atari ko busanzwe ndanakaraba nsanzwe nkaraba nsanzwe noga mu maso ntacyo yari amaze kumukora ku maso ariko igikuru ntabwo sakondo yewe si n'amazi imbaraga ikiza ntiyari mu kondo ntiyari no mu mazi ahubwo imbaraga ikiza yari muri yari mu magambo ya Kristo mu yandi magambo ntiyakijwe n'ibumba ntiyakijwe n'amazi ijambo rya Kristo yizeye kandi yarangiza akarishyira hehe mu bikorwa niryo ryazanye imbaraga ikiza mu bugingo bwe kandi ibyo bintu bimaze kuba noneho tubona hasi umurongo wa 8 rero dore ku murongo wa 8 rwose reka dusabe abadukurikira bamuze kuba mufite ibyanditswe byera kubera ko imirongo yose ntabwo tuyisoma murabizi ko ntabwo tuba dufite igihe kinini cyane ku murongo wa 8 abaturanyi be n'abamubonaga kera aho arasabiriza barabazanya bati uyu siwe wicaraga asabiriza yagarutse ariko agarutse yagize ati yahumutse bivuze ngo bamubonyeho impinduka uzirikana iki Yesu yaciye bugufi yatobye akondo yongeye kumurema bundi bushya iki ni ikiremwa gishya cyaremewe muri Kristo Yesu noneho ntabwo akiri umusabirizi uko abantu bamubonaga abantu batangiye kujya impaka abantu bajye ku murongo wa 9 bamwe bati niwe abandi bati siwe ati cyakora arasa nawe impinduka wubwe birashoboka ko atazibonaga ko wenda ntazi uko abantu bamufataga icyakora icyo yari azi nuko abantu bari wenda hari abantu basabiriza banafite n'icyo kibazo inshuro nyinshi hari abaza babatuka hari abaza bagira bate ariko noneho inkuru yari yahindutse babona atagifite ka kana asabisha ka gakoresho ahubwo noneho bamubonye areba nk'uko nabo bareba ariko bakibaza ese uyu muntu ni we cyangwa ntabwo ari we ariko hari ibanga hari icyabayeho batagize batazi rwose impinduka ku muntu wahuye na Kristo hari wa muntu wa kera biragaragara ko yari atagihari uko byagaragaraga yari atagihari nkawe hari indi mbaraga hari icyari cyakorewe muri we kandi icyo kintu nicyo cyamufashije kwibaza impaka ziravuka mu bantu abantu barabazanya ariko yagombaga kuza kugira ngo akemure impaka avuge ko hari icyabaye umurongo wa 11 nawe arabasubiza ati yego umurongo wa B y'umurongo wa 9 nawe arabasubiza ati ninjye baramubaza bati mbese wahumutse ute noneho yaratanzanye batumva mwigi impaka burya birashoboka ko uwari umunyabyaha utarebaga nk'uko abandi bareba utumvaga ibintu nk'uko abandi babyumva noneho atangira kubonera mu mboni nk'uko Imana nayo ireba agatangira kumva ibintu neza nk'uko Imana ibyumva abantu bakabyibazaho burya se birashoboka ko umuntu yacika ingesi iyi n'iyi bigakunda burya abantu bakwiriye gutanga ubuhamya bw'icyo Kristo yakoreye mu mibereho yabo kandi ibyo bintu rwose wenda reka ngusabe udusomere mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4
igice cya 4 umurongo uhere ku murongo wa 3 amanuka hasi. Ese koko umuntu wakiriye Kristo, ijambo rya Kristo mu bugingo nize ninduka rizana, bivuze ngo ntabwo umuntu uhuye na Kristo ashobora kuguma uko yarari. Ngo ujya ubyumvira iki? Wenda izo ni imvugo zikunda gukoreshwa kenshi mu bantu, ukumva ngo ndakijijwe. Ariko iyo umuntu avuze ngo ndakijijwe, yakijijwe iki? Kuko iryo jambo agakiza ubwacyo bisobanuye ko umuntu yacitse icyaha. Bazisoma muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 77 avuga ko agakiza nuko abarirwa ibyaha. Ariko ni gute umuntu ashobora kuvuga ko yakijijwe ariko akaba agikomeje kwica amategeko y'Imana, arya uko ashaka, yambara uko ashaka, mbese muri rusange abayeho imibereho n'ubundi yabagaho atarahura na Kristo? Yego, reka dusome iryo somo rwa mbere rwa Petero igice cya 4 umurongo wa 3. Kuko igihe cyashize cyari gihagije gukora ibyo abapagani bakunda gukora, no kugira ingeso z'isoni nke n'izo kurarikira, no kunywa inzoga nyinshi, no kugira ibiganiro bibi, no gusinda, n'imigenzo izira cyane y'abasenga ibishushanyo. Yego muvandimwe Eric, ngira ngo urabyumva icyo jambo ry'Imana tuvuga ngo kuko igihe cyashize cyari gihagije. Rwose izi ngeso batubwiye kirahagije aho umuntu agereje. Burya akwiriye kwibaza mu mutima atari ko ndumva igihe kigize gute. Kirahagije, ibi bintu bikeneye gushyirwaho iherezo. Kandi kuko niba muri Yohana igice cya 9 byarakunze, wa muntu bigashyirwaho iherezo, abantu bagatangira kwibaza bati uyu muntu byagenze biti. Rwose natwe birashoboka ko iki gihe umuntu umaze imyaka myinshi cyangwa mikeya ari muri izi ngeso batubwiye n'ibyo abapagani bakunda. Ibyo bintu byose birahagije kugira ngo ibyo bintu byose birondowemo hano, kirahagije kugira ngo ibyo bintu bishyirweho iherezo. Kandi umurongo wo hirya wa 4 niki kibaho rero iyo ibyo bintu bishyizweho iherezo bigenda bite? Ku murongo wa 4 basigaye batangazwa nuko muri ibyo mudafatanya nabo gushayisha no gukabya ubukobaganyi nkabo, bakabasebya. Imana ihabwa icyubahiro. Bivuze ngo noneho umuntu uhuye na Kristo akabika ijambo rya Kristo mu mutima we, risohoza ibi bintu. Abantu batangira batangazwa, noneho igitangaza kiba cyabonetse, abantu basigaye batangazwa nuko mutagifatanya nabo mu gusenga ibishushanyo, muri kwa gutukana, muri kwa gusinda, muri kwa kwica amategeko y'Imana y'uburyo bwose. Abantu basigaye baza ngo niki cyabaye? Kuko ni nacyo cyabaye kuri uyu musore wabajwe ngo none se byakugendekeye biti? Ibanga ryabaye irihe? Ntabwo ibanga riza kugaragazwa ko ryaturutse wenda mu kindi yavuze uko byagenze. Wenda dusubire muri Yohana igice cya 9. Yahise avuga uko ibintu byagenze, avuga noneho yagiye kujya yababwira murongo wa 10. Mbese baramubaza bati Yohana igice cya 9, mbese wahumutse byakugendekeye bite? Nuwe mugisha wagize? Biragaragara ko amavuriro yose wenda bakikije bari babizi ko yagiyemo. Byagaragaraga ko rwose bari babizi ko hari icyabaye kugira ngo ahumuke. Tubwira ibanga wakoresheje, kandi nawe ntiyaciye ku ruhande. Yarabasubije ati wa muntu witwa Yesu yari amaze kuba icyamamare rero. Yari yaramamajwe, ibitangaza yari yarakoze byose n'imirimo yakoraga akoresheje ijambo rye byari byaramamaye. Wa muntu, icyo ni ikinya, iryo zina biragaragara ko bari bamuziranyeho. Wa muntu witwa Yesu yashobora kumubibutsa bakamumenya. None se abadukurikiye, wowe wa muntu witwa Yesu igihe wabereye kuri uyu murongo, igihe wabereye aho usengera, wa muntu witwa Yesu nta makuru mufiteho? Hari amakuru abantu bamufiteho. Yakoze iki? Yatobye akondo, sibyo? Yatobye akondo akansiga ku maso, arambwira ati noneho atangira kuma amabwiriza. Ndangije nanjye namwumviye, ndagenda, maze nuko ndagenda nanjye ndahumuka. Ntabwo nuko ndagenda ndoga, nuko ndagenda. Akigenda acyumvira ibwirizwa rya Kristo, yarahumutse. Kumvira ijambo rya Kristo byari bihwanye nuko ikibazo yari afite cyari kigize gute? Gikemutse.
bahita bagira amatsiko bati mbese uwo muntu ari hehe? Ubwo impaka noneho zatangiye. Uzirikane aba ni abantu bari basanzwe bamuzi, bamubonaga ubwo ni rubanda wenda rusanzwe, ariko icyo kintu kuko wa muntu witwa Yesu yarazwiho iki, habonetse ikibazo bati none se uwo muntu ari hehe? Byumvikane ko iki kintu cyari cyabaye, birazwi, cyari cyabaye, turaza kubibona hasi, cyari cyabaye ariko umunsi w'iki? W'isabato. Aho bwari ubwa mbere Yesu akoze igitangaza ku munsi w'isabato, kandi byagendaga akora hafi ya byose birumvikana ko byari ibintu bigendereye gutanga umucyo. Ni n'umugisha kuko icano abantu badukurikiranyeho yitwa umucyo w'isabato. Yesu Kristo yarimo atanga umucyo kuki? Ku isabato, rwose yari ku mucyo w'isabato. Rero arangije baramaze none ari hehe? Ntabwo ati njye simbizi, kuko uko biri kose yari yagiye agenda, Kristo nawe yakomeje gahunda ze, ariko umurimo we yari yagize ute? Yari yawukoze. Abo bantu uwari impumyi bamushyira abafarisayo. Ubwo twageze ku murongo wa 13. Bamushyira abafarisayo kubera iki? Ko wumva ikibazo cy'abantu rero. Uyu muntu agize umugisha wo kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ahari se wenda yakiriye umucyo w'isabato, kuko ngo tubonye ko Yesu Kristo yari mu mucyo, yarimo atanga umucyo, yakiriye umucyo w'isabato, kuko kuba umuntu yari amaze igihe ataruhuka isabato kandi yanditswe muri Bibiliya, burya yari afite igihu ku maso. None igihu ku maso kivuyeho, ikibazo atangiye kugira cya mbere akigiranye wenda nabo basengana. Aba babandi bamubonaga bari bamufitemo n'inyungu. Burya hari abantu baba bari aho bakoresha abantu rero gukoreshwa nk'ibikoresho. Merutse kumva abantu kuri YouTube imwe, abantu barimo baregana bavuga ko yakoreshejwe nk'igikoresho muri aba bantu bakora mu bitangaza. Burya ibitangaza byinshi biba byakozwe ariko abantu baguriwe kugira ngo bise naho bigiye kubamamariza ibyo bakora. Ariko noneho nyuma yo gukora rero icyari cyabaye niki? Bari bavuganye ko hari bwishyurwe, ariko igihe wa murimo urangiye ntibamwishyura. Ubwo rero ibyo bintu Kristo si byaragendereye rwose ababikora namwe naho biri. Nuvuga ngo aba bantu bafite inyungu mu bantu bagize ikibazo, ariko icyakora bishingira ku buryo abayuda bari barigishije isabato. Baravuga bati uwo muntu niba yagukijije ari ku isabato, yakoze ikinyuranyije n'iki? N'abayuda. Icyakora bari barakoze umurimo buriya ukomeye, kuko wa muntu witwa Yesu abayuda bari baramwamamaje. Bo ubwabo mu kumwanga kwabo bari barakoze umurimo wo kumwamamaza, kandi abantu nyine bazanabisoma iyo usomye mu rwandiko rwa kabiri rw'Abikorintho igice cya 13. Yesu aravuga, Pawulo aravuga ngo haba mu binyoma no mu mpaka, ibyo bintu byose ngo Kristo aramamazwa. Ntacyo abantu bakorera ngo barwanye ukuri uretse kukurwanya. Rero bamushyiriye abafarisayo, yakize. Ntabwo mwumva ikibazo ericyo cy'abantu, ntabwo bashimye Imana ko umuntu yakiriye ukuri n'umucyo atarasanzwe afite ngo abareba nk'uko Imana yifuzaga ko yareba. Ahubwo bahise bagira ikibazo, bahise birukira ku bayobozi b'iki? B'itorero. Iyo ngorane igihaba, ugasanga umuntu wenda rwose abadukurikiye, ugasanga umuntu wenda yari basanzwe ari umu-ADEPR. Aba-ADEPR ntabwo baruhuka isabato, abakatolike ntibaruhuka isabato, abasilamu ntibaruhuka isabato, n'andi matorero menshi ataruhuka isabato, ariko bakemera Bibiliya, bakavuga ko bemera Bibiliya, nyamara iyo Bibiliya basoma irimo na wa mucyo w'isabato. Noneho umwe muri bo wakiriye uwo mucyo agakorwa ku maso, urugamba ruratangiye. Rutangiye muri rubanda, ntabwo rurangiriye aho, runakomereje na hehe? No mu bayobozi b'iki? B'itorero. Kuko burya baba bafite n'ijambo. Hari igihe bavuga bati ubwo ukoze ibi rwose tuguhagarikiye amasakaramentu, tuguhagarikiye ibi n'ibi, ntabwo uzakorerwa ABCD bitandukanye. Kandi ibyo bintu inshuro nyinshi umuntu akaba yagira ingorane n'impungenge. Ariko reka dushimire Imana ko mu cyo ijambo ry'Imana rikora, na yambaraga yinjira muri we. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo twahaye ku mwuka w'ubwoba. Ubwa bwoba butangira gucereka. Twumve koko uyu muntu uraho yatangiye kwibaza bati, bamugejeje noneho mu buyobozi bw'idini. Icyabayeho ku murongo wa 14 nyine hari ku munsi w'isabato, ubwo Yesu yakoreyemo icyo gitangaza akamuhumura. Nuko abafarisayo
nabo bongera kumubaza uko yahumutse, arababwira ati yansiza kondo ku maso ndiyuhagira ndahumuka. Rwose yabivugaga neza nk'uko Kristo yagize ati mu yandi magambo nubwo atari yawe nta nubwo yari yamubonye, kuko yagendanye amagambo ya Kristo, amaso yagihumye ariko amagambo ya Kristo yamaze kugera mu bitekerezo bye. Yagendanye n'ijambo rya Kristo uko yagiye atekereza kuri ayo magambo, abwiwe n'umuntu atabonye ariko akaba yamwumvise, akumva ibyo bintu yarinze agera ababwira uko byagenze. Nuko arangije bamwe mu bafarisayo baravuga bati uwo muntu si uw'Imana kuko ataziririza isabato. Ikibazo cy'isabato kirazamutse. Bati rwose uyu muntu ntabwo ari uw'Imana, n'ikimenyimenyi nuko ataziririza isabato. Byumvikane ko abakora reka tujye muri uyu murongo, inshuro nyinshi abantu bakora ibitangaza, sibyo? Ariko bataruhuka umunsi w'isabato. Bafite ikibazo. Abo bantu ntabwo ari ab'Imana. Dutegira ngo dutange umucyo wa Bibiliya ataza kwitwa amagambo yacu, handitse ngo abo bantu si ab'Imana. Niba atari ab'Imana, none umuntu ashobora guhita yibaza, none iyo mbaraga ibakoresha ibyo bakora iva hehe? Nta gushidikanya iyi mbaraga ikora ibitangaza ariko atari iy'Imana irahari. Abantu barabyibuka muri Matayo igice cya 7. Iryo somo twararisomye igihe rwose ku musozo ko abantu bazavuga ati twirukanye abadayimoni, rwose dukora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Ariko Yesu abwira ati mumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe, sinigeze kubamenya. None se iyo mbaraga bateye kubikora ni iyande? Nta gushidikanya ni iya Satani. Imbaraga ya Satani ifite ubushobozi bwo guha abantu, kuko Satani akorera mu bantu. Byahishwe igice cya 13 umurongo wa 8, bivuze ngo nuko Satani atera abantu kumanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Icya kabiri mu rwandiko rwa kabiri rw'Abikorino igice cya 2 umurongo wa 11 haranditse ngo kandi ibyo si igitangaza kuko na Satani yihindura nka marayika w'umucyo. Bivuze ngo rero Satani afite ubushobozi, ni umunyabubasha. Abantu bazabisoma mu gitabo cy'Abefeso, rwandiko rw'Abefeso igice cya 6. Ni umunyabubasha, n'ibinyabutware n'ibinyabubasha by'ahantu ho mu ijuru. Igihe Satani yazaga mu isi, ubutware n'ububasha yari afite ntabwo yabyambuka. Kandi tukimara kubona yuko ari guteza indwara, gutangaza byo gukizwa indwara, niba ari ufite ubushobozi bwo guteza indwara, afite n'ubushobozi bwo kuzivura muri wa muntu, bikagaragara ko wa muntu akize. Uwo ni n'umurimo azakora cyane, kandi Yesu yanatanze umucyo utangaje cyane mu bimenyetso bizaranga ibihe biheruka. Yuko Satani azakora cyane mu bitangaza, ndetse by'umwihariko wenda bafite igitabo cy'intambara ikomeye cyakwiriye ahantu hose, bazasome paji ya 114 ugakomeza. Bavuga ngo Satani rero ari ku murimo we, yarari kumwe w'ubutaka. Ntabwo byadutangaza uwo Satani yinjiye mu nzoka, inzoka itaravugaga, ayo ubushobozi bwo kugira gute? Niba yarabashije gukora ibyo, yananirwa guhereza umuntu ububasha bwo kugira gute? Bwo kuba yakiza indwara n'ubundi yateje. Ubwo rero ugukorwa kw'ibitangaza si ikimenyetso cy'uko umuntu ari ukuri, ahubwo umuntu w'ukuri apimirwa hehe? Yesaya 8:20. Hadusomere musange amategeko y'Imana n'ibiyihamya. Yego. Nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo, nta museke uzabutambikira. Ndetse mu gihe yitira umwami Yakobo aravuga ngo nuko nta mucyo uri muri bo. Kuba abantu rero bakora ibyo bintu si ikimenyetso cy'uko ari abantu b'Imana. Umuntu w'Imana nyakuri apimirwa mu ijambo ry'Imana n'amategeko yayo. Rero rwose kuba iki kintu Yesu Kristo yarakigarutseho agakoresha ibyaremwe, tubona ko yakoresheje ibyaremwe mu buryo bwo gukiza indwara. Ese niki uyu munsi wa none haba hari itorero rifite iyo mpano, ryahawe iyo mpano yo kwigisha iby'ubuzima, ariko kandi ubuvuzi bwifashishije iki? Ibyaremwe. Iryo torero rirahari?
burya ngo hari umugani abanyarwanda baca ngo n'uwanga n'urukwavu uzemere ko ruzi kwiruka rwose. nibwira yuko abantu benshi cyane bazi yuko abadiventisiti umunsi wa karindwi babasha kugira icyo bamarira ku byerekeranye n'amagara yabo n'indwara barwaye hakoreshejwe ibyaremwe. Imana ashimye ko rero muri iki gihe koko Satani yabonye uwo murimo akivangamo ibitangaza byinshi bya Satani bitari ukuri. Yashimye ko uwo murimo ushobora gukorwa mu bundi buryo hakoreshejwe ibyaremwe, za ndwara Satani yagizemo urarira ngo zigere no ku bantu, kandi nabo bakabikora kubera ko inshuro nyinshi burya biba byanaturutse nabo kutirinda. Burya kutirinda bitera indwara. Ni nayo mpamvu ibyaswe byari byatubwiye ngo rero cyagiye umuntu amaze kuvirwa n'umucyo noneho abantu baratangara. Iza ndwara zaturutse ku kutirinda, burya Imana ibasha gukoresha ubundi buryo abantu bagakurikiza amahame yo kwirinda no kwitungira amagara mazima. Yewe si na ngombwa ko abantu bakoresha ibyaremwe nko kwivura, ahubwo babikoresha nko kugira gute, nko kwirinda. None Imana ikabaha ubushobozi bwo kubaho batagirwaho n'indwara baramutse bakurikije amabwiriza bahabwa n'Imana. Kuko ayo magambo yanditse mu gitabo cyo Kuva igice cya 15 ku murongo waho wa 26. Yego, haranditse ngo nukurikiza amategeko yose yanditswe muri iki gitabo sinzaguteza indwara nk'izo nateje abanyegiputa. Ubwo bivuze ngo rero uyu muntu uhuye na Kristo ararikirwa kubaho noneho mu buryo buhuje n'amategeko y'Imana, kandi uyu muntu ntabwo bizamusaba ko akorerwa ibitangaza, kuko igitangaza azaba akibonaho umunsi ku wundi. Ngira ngo ariko ubu ngubu abo tuganira bafite telefone cyangwa computer imbere yabo, ni abantu bajijutse. Yego, dushaka kuganira mu buryo bujijutse. Niba umuntu anywa inzoga, yego, akagenda adandabirana, uyu muvuduko w'amaraso ukazamuka, biroroshye ko kureka izo nzoga bizahita bihagarika bya bibazo by'isusumira, bya bibazo byo kuzamuka k'umuvuduko w'amaraso. Yego, niyo njya noneho kurya indyo nziza yuzuye, azabwirwa igihe azaba yemeye kwakira uwo mucyo wo kugendera mu kwitungira amagara mazima ukomojeho, azagira ubuzima bwiza. Yego rwose, kandi abamureba agasusumira bazatangara, abamureba bagagenda adandabirana byanze kuze bazatanga, bazaba ari umugabo uhamye wambaye ikote na karavate nkawe, kubasha kuvugira ijambo rizima mu ruhame adafite ikibazo cy'amagara makeya. Urakoze cyane muvandimwe. Rwose indwara nyinshi abantu barwaye ntabwo zikeneye umuti, ahubwo zikeneye guhindura gahunda y'uburyo babaho. Kandi ako kanya, kuko ntabwo niba kuko za ndwara zituruka ku mirire mibi imibereho mibi, nibahindura style de vie, uburyo bwo kubaho, n'ubuzima bwabo buzahinduka nibakomeza gukurikirana neza uko Imana ibayobora muri uko kubana kwabo n'Imana. Reka tugaruke rero kuri wa murongo wa 16. Yego, Professor baravuze ati umuntu si uw'Imana kuko ataziririza isabato. Tumaze kubibona ko rwose si uw'Imana koko. Niba umuntu ataziririza isabato nawe yaba akora ibitangaza, kubera ko ikimenyetso cy'uko umuntu ari uw'Imana ni ukumvira ijambo ryayo, utagukora ibitangaza kuko dusanzwe na Satani abikora. Ndibwira ko ari icyo bashatse nicyo. Yego, none se Yesu we biti abo ntabwo ari uw'Imana ko yaziririza isabato rero? Yego, ubwo ahangaha dukurikije icyo turaza kwibaza ngo ese koko reka duhere muri rya somo twabonye dupimiraho umuhanuzi nyakuri. Kuko umurongo waho wa 17 bo baranamubaje bati none se twebwe ntabwo tuvuga ko ari umuntu w'Imana. Umurongo wa 17 bongera kumubaza wari wahumutse bati ku bwawe umuvugaho iki ubwo yaguhumuye? We yavuze ko ari iki? Yavuze ko ari umuhanuzi. Imana ntabwo icyubahiro. Yesu ni n'umuhanuzi. Kandi impamvu ari umuhanuzi ni uko ubuhanuzi bwose buri muri iki gitabo bwatanzwe nawe. Rero ibyahanuwe byose byatanzwe nawe. Twasomye muri Yesaya igice cya 8:20 musange amategeko y'Imana n'ibiyihamya. Niba atavuga ibihwanye n'iryo jambo, nta museke uzabatambikira. Ikibazo, Yesu yica isabato? Ntabwo yigeze yica isabato. Luka igice cya 4:16 haranditse ngo nuko ajya i Nazareti ku munsi w'isabato, yinjira mu isinagogi nk'uko yagize ati, nk'uko yamenyereye. Akamenyero ka Kristo ku isabato ntabwo yigeze yica isabato. Icyo twabonye gusa kuva mu ntangiro, yewe no kuva abagiye bakurikira ibyigisho n'ibyatambutse na mbere hose kuri uyu murongo w'umucyo w'isabato, byagaragaye neza ko Kristo nta nshuro n'imwe yigeze yica isabato. N'iki yakoze ubwacyo cyari gihanijwe neza
ni isabato kuko icya mbere wari umurimo wo gukiza. Abantu barabyibuka ko twabonye ko ubushize twabonye ko umurimo ujyanye no gukiza uhuje n'itegeko ry'isabato. Uwo murimo rwose uremewe, kandi ikintu buriya nuza kureba muvandimwe, ntabwo abayuda icyo batashakaga kwemera, kuko bari barabonye ibimenyetso byinshi yuko Kristo rwose ahuje. Nta hantu bashobora kubona ubwe yari mu gice cya 8 bazabisoma, yarabaje ngo ngaho niba hari icyaha ni mubimpamye. Baragishatse bagira bati barakibuze. Ubwo rero nta cyaha Yesu yakoze, ahubwo ikibazo twaranabibonye, ikibazo ntiyari Kristo, ikibazo yari imyumvire yabo. Yashyize umucyo ahagaragara kuri icyo kibazo. Reka wenda twifashisha igitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose kuri paji ya 372 mu cyigisho cya 71 ivuga ngo umucyo w'ubugingo. Haranditse ngo kuri ku gika cya mbere haranditse ngo bamwe mu bafarisayo baravuze bati uwo muntu si uw'Imana kuko ataziririza isabato. Abafarisayo baharaniraga kwerekana ko Yesu Kristo ari umunyabyaha aho kuba Mesiya. Urumva ikibazo muri bo, baje kwerekana ko iyo mirimo Kristo ari umunyabyaha, kandi ibyo bintu ntibasha kwemera Mesiya, kuko Mesiya bari barashyize mu bitekerezo byabo yaratandukanye na Mesiya wari waraje noneho wa wundi wicisha bugufi akamenya imibabaro y'abantu kandi akita ku by'ubugingo bwabo no ku by'ubuzima busanzwe byose Kristo yabyitagaho. None ikibazo cyari ikihe? Bagaragaraga nk'abarangwa n'ishyaka ryo kubahiriza isabato, niko bagaragaraga. Nyamara barimo bacura umugambi wo kwica Yesu muri uwo munsi w'isabato. Yesu Kristo akoze umurimo wo gukiza kandi ni nawe wamuzanye. Ubu barimo baracura umugambi wo kumwica ku munsi w'isabato. Twarabibonye ndetse n'ubushize twarebanye tuti mbese ari umurimo wo kwica n'uwo gukiza. Urimo kugomera Imana ni uwuhe? Itegeko ry'Imana riravuga ngo ntukice. Ubu noneho barimo kumugaragara, barimo bategura gushyira mu bikorwa umugambi wa Satani, wa wundi wahereye kera kose ari iki? Ari umwicanyi. Hepfo ngo ariko abantu benshi batangajwe cyane no kumva iki gitangaza, kandi bemeye ko uwahumuye impumyi atari umuntu usanzwe. Mu gusubiza ikirego kivuga ko Yesu ari umunyabyaha kubera ko atajirije umunsi w'isabato, baravuze bati umunyabyaha yabasha ate gukora ibimenyetso bingana bityo? Icyo nacyo nabo baribaje, baravuga bati none se yarasanzwe abana nabo? Reka iki kintu tuze kucyumva. Yarasanzwe abana nabo, iki kibazo gifite buko bari abakiranutsi, ko bitaga abakiranutsi, bari barabashije kumumura. Uyu mucyo batari banamuhaye, sibyo? Byagaragaraga ko umunyabyaha ubwo kirahita kiza muri cya kibazo cyo kwibaza ati none se kuko niba abantu ari abanyabyaha, ubwo bihita byongera kuza. Bageze ubwo babona ibyo bintu bidashoboka, baranavuga bati rwose iby'ibitangaza bya Kristo reka biragoye kubihakana, reka tuvuge ko ari Belizebuli umutware w'abadayimoni ngo ujye kugira gute kubikora. Bivuze ngo rero bahamije neza ko Satani afite ubushobozi bwo guha abantu ubushobozi bwo gukora iki? Ibitangaza. Ariko ahangaha Kristo na rubanda bandi bari bamuzanye nabo batangiye kwemezwa mu mitima, bari baravuze ariko ibi bintu uyu muntu avuze birumvikana. N'umwuka w'abafarisayo ibibazo wakijijwe. Yego, urumva ubuhamya bwa wa muntu wakijijwe unagaragaza Kristo nk'umuremyi n'umuhanuzi. Ibyo bintu bagiye mu buhanuzi. Bageze mu buhanuzi basanga nta hantu Kristo anyuranya n'abahanuzi yatumye. Baravuga ati nyamara ibintu ari kuvuga uyu muntu biragaragara ko atari iki, ko atari umunyabyaha, nta sabato yishe. None ahubwo ikibazo izo mpaka zarakomeje kugeza ubwo none bavuga bati oya, ubwo ikibazo reka twumve cyatangiranye na rubanda hamwe n'uwakijijwe gikomezanya mu bayobozi b'idini, ubwo nabo bisoje n'ubundi umucyo w'isabato n'abatagize batawemeye. Baravuga ati ariko reka tujye kubaza ababyeyi, kuko byari bigendera iki? Byari iterabwoba kugira ngo ahari wenda uyu muntu nibamubaza inshuro nyinshi atangire gucanganyikirwa. Bavuga bati ariko nyine akenshi gusubirwamo kenshi kw'ibinyoma
hari igihe abantu bagera bakagira ngo byahindutse ukuri, nyamara uyu muntu yari agifite muri we ibyakorewe muri we batashobora gushidikanya. Bajya ku babyeyi, ababyeyi rero bababazanya ubukana bwinshi, urumva bari barakaye, bamaze gukorerwa isoni, bavuga ngo bakoreshejwe isoni imbere ya rubanda. Bigaragaye ko bari kujya mu byanditswe by'abata, ariko none se ku byanditswe byari bivuga kuri uyu muntu, twareba Mesiya uvugwa mu byanditswe bya tukabona niwe wuyu. Babona ibintu byabo byatangiye gukemangwa, batangira gukoresha noneho iterabwoba, bajya ku babyeyi. Ngira ngo amadini menshi, abayobozi b'amatorero rwose bakunda gukoresha iterabwoba iyo ibintu bigenze gutyo, babuze ingingo mfatizo batanga ku byo bari guhatira abantu. Nigeze njya mu iteraniro rimwe ahantu twari mu mavuna mu murimo w'ivugabutumwa, noneho ahantu twakoreraga amateraniro hanze, abayobozi b'amatorero yandi asanzwe bajyaga baza muri ayo materaniro, noneho bakaza batazanye n'umugambi wo kumva ijambo ry'Imana, baje kureba abizera babo bashobora kuba bararitswe n'abantu cyangwa n'umwuka w'Imana, ukabazana muri iryo teraniro kugira ngo bahere ko abafitemo inshingano babahagarike. Ndabyibuka rwose byasozaga umuntu aje, nabonaga abantu bari aho ubona banashishikaye, abantu baraza baratubwira bati dore uriya ni abayobozi gutya na gutya bo muri aya matorero, muri aya madini aya n'aya, baba bafite ubwoba bw'uko abantu babo baza bakumva ukuri kwa Bibiliya, noneho bamara kukumva kandi nyine ijambo ry'Imana rivuga ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzagira gute. Ni abayobozi rero benshi b'amadini menshi cyane barashaka ko abizera babo baguma mu bubata n'ubujiji, kandi bukuri basanzwe bagize gute, hari ukuri basanzwe bazi no kurengera inyungu zabo. Twihuse cyane muvandimwe Eric kugira ngo tugende dusa n'aberekera umusozo. Turabona ko aba bageze ku babyeyi, babateye ubwoba, barati none ngaho nimutubwire uyu mwana wanyu muravuga ko ari byagenze bite? Ababyeyi bagejejwe mu rungabangabo, kuko abayuda bari baravuze bati umuntu uzahamya ko Yesu Kristo ari Mesiya, icyambere tuzamuca mu rusengero. Wenda reka tunabisome kuri uwo murongo wa 20-21, bamaze kwaza ababyeyi, noneho umurongo wa 21 ababyeyi basubiza baravuga bati twebwe tuzi ko umwana wacu avutse ari impumyi, atariko none arareba, igituma areba ntitukizi, kandi n'uwamuhumuye ntitumuzi. Ariko barabeshyaga, impamvu turaza kubyumva hepfo, kuko Yesu yavuze ngo na wa musore w'ibye ngo wa muntu witwa Yesu yarazwi umuntu ukora iyo mirimo, nuko bati nimumwibarize nawe ni umugabo, arababwira, arabasha kuvuga rwose. Ariko umurongo wa 20 icyatumye ababyeyi be bavuga batyo nuko batinyaga Abayuda, kuko Abayuda bari baramaze guhuza inama yuko umuntu wese uzerura Yesu ko ari Kristo azacibwa mu isinagogi. Rego ubutumwa bukwiye kubwirwa abanyamadini iki gihe rwose, bayobozi b'amadini, cyangwa niba uri n'umwizero udukurikiye, ndakwinginze uzafate iki cyigisho ugishyira umuyobozi wamwe ati umva aya magambo. Kubera iki uyu muco wanditswe muri Bibiliya tukaba tutawemera? Hope nuko nyine amasaha ari kudushirana, ariko twari kuganira kuri ibintu mu buryo bwimbitse. Yego, mu muryango wanjye hari abavandimwe mfite batuye muri quartier y'abakatolike gusa, bivuge gutyo. Umushiki wanjye wo kwa mama wacu yashatse gushyingirwa mu itorero ry'Abadiventiste. Yego, ariko rwose kubera ko bari bavuye mu Katolika, kubatahira ubukwe byasaga nk'ibidashoboka, kuko hari hashyizweho amabwiriza adasanzwe yuko nta mukristo wo mu kiliziya ugomba kumutahira ubukwe. Ubwo kumutahira ubukwe bisobanuye guhagarikirwa amasakaramentu. Aho ni ahambere. Uvuze icyo abantu bazaga mu materaniro bakabuza abizera babo kuza. Nuko byagenze nanjye, byambayeho rwose igihe twari turi mu gihugu cy'abaturanyi. Abantu baba ku mucyo w'isabato barabizi ko twigeze gukorera ivugabutumwa mu Burundi mu minsi yashize. Yego, abantu bazanaga n'inkoni, cyakora ntabwo zabaga ari izo kudukubita, n'impungenge twagize gusa, bwabaga ari izo gutera ubwoba abizera babo. Ni umuco wabo kugendana inkoni. Ariko abayobozi bakaza nimugoroba bohereje n'abasore bafite inkoni, baje kureba gukora urutonde rw'abantu
bo mu madini yabo baje guterana muri ayo materaniro. Ukibaza mbese uru rugamba, ariko Imana ifitanye urugamba rw'umubiri abantu babamo barwanishije ibyanditswe byera. Buriya byari bikwiriye ko Kristo, urakoze cyane muvandimwe kuduha ubwo buhamya rwose. Ni naho ahantu tugiye gusoreza. Biragaragara ko ahantu hose byari bikwiriye ko tugira uwitwa umwungeri mwiza. Mu gice gikurikiyeho rwose ni icya 10 kivuga umwungeri mwiza. Yesu Kristo yavuze ko ni umwungeri mwiza, kandi umwungeri mwiza apfira intama ze. We yivuga ko ari we mwungeri mwiza. Yakuye amaso y'abantu bose ku muntu uwo ari we wese utabayobora muri iri jambo. Abantu babungeri gito baragize inkoni z'icyuma, abizera babo bagakoresha igitugu n'iki, batamenya izibabaye, izifite intege nkeya. Uyu murimo ni Kristo yakoraga, kandi none ikintu gikomeye cyane, Yesu yaretse uyu muntu, handitse ko yari umuntu nyine ubwo yaba uwo ari we wese. Yaretse uyu muntu abanza guhura n'ingorane kubw'umucyo yari yakiriye. Bwa mbere abanza kurwanywa na rubanda n'abaturanyi. Ageze mu buyobozi b'itorero nabo ntabwo bumvikanye, sibyo? Ariko kandi n'ubundi umucyo Kristo arimo aramamazwa muri ayo materaniro yose. Abantu barimo barakanguka, batangiye kumva ibyo bintu, bigeze mu muryango we nawe ugize ubwoba kubw'uko abayobozi bashyizeho amabwiriza adasanzwe nk'aya yandi watubwiraga. Ikibazo cyari iki? Uyu muntu ko yakiriye umucyo, bene se, ubwo ndavuga bene wabo basenganaga, n'abayobozi bamuyobora ndetse n'ababyeyi be batemeye, araza kwitwara te ku mucyo mushya w'ibyanditswe byera we yakozwe ku maso? Arimo arareba ibyo batareba. Yesu nk'uwari uzi ibibera mu bantu, Yesu uwo muntu ntabwo yigeze ajya kure. Yageze aho ashaka uyu muntu. Umurongo wa 35, ubwo hari imirongo twasimbutse, abantu bazajyamo bayisome uko ibintu byagenze. Yatangiye gukora ivugabutumwa avuga ati rwose bigaragare ko ikibazo mufite, kandi koko uyu murimo ikibazo mufite nta mukeneye gukorwa ku maso. Umurongo wa 32 ubundi ubusome kera kose ntihari haboneka umuntu wahumuye wavutse ari impumyi. Amena. Uwo muntu yaba atavuye ku Mana ntacyo yabashije gukora. Imana ihabwa icyubahiro. Yari umubwiriza butumwa, yari atarabona amaso ku maso. Itekereza ko nta matayo yari azi, nta tangiriro, nta mwuka w'abantu yari afite. Icyo yari afite gusa, yari afite ibyakorewe muri we n'ibyo yakoreshaga. Ariko none umwuka w'Imana agenda byagura, ati rwose yarumvaga, kuko ikibazo yari ntabwo cyari cy'amatwi. Yajyaga mu rusengero akumva ibyo abigisha, ibyo bamwigisha, bati uhereye kera kose nabanye namwe, nta muntu wigeze aho umuntu wavutse ari impumyi. Uyu muntu ko yabikoze bigakunda n'umuntu w'Imana. None rero Yesu amenye ibyo bintu, abonye umuvugabutumwa ariko udafite amakuru menshi. Nyamara n'umuntu ari kumwamamaza ariko atamuzi. Umurongo wa 35 ngaho udusomere, wenda tunagenda tugana ku musozo. Yesu yumvise yuko bamusunikiye hanze, aramushaka, amubonye aramubaza ati mbese wizera umwana w'Imana? Ikibazo cy'ingenzi. Yesu amugezeho, amwohereza n'amubwira ngo unyizere. Ariko noneho ngikirere ikibazo kuri wa muntu wakiriye umucyo mushya, uravuga ati rwose ibintu ndabyumva, ni ukuri kwa Bibiliya, maze igihe ngiga, ariko umuryango wanjye ntubyemera. Ahari umuryango uzanca, sibyo? Ahari mwitoro birumvikana. Rwose na rubanda, abantu twasangiraga, abantu twahuraga, kuko hazahita hazuka n'ikibazo. Rwose no ku kazi kirabasha kuba ikibazo. Yesu yaramuretse kugira ngo abanze amenye kuko gukurikira Kristo ntabwo bihita bikuraho inzitizi zose. Wenda hari igihe abantu bumva batubu ninjya mu by'iyobokamana buriya ibintu byose, intambara zose ubwo zirarangiye. Oya, ahubwo intambara nibwo zitangiye. Kandi umuntu agomba kuba azi neza ko muri iyo nzira atazayigendanamo n'ikigare. Icyo byari bisobanuye. Yari amujyanye neza muri Matayo igice cya 7 avuga iby'inzira ngari n'inzira ifunganye. Hari inzira ngari irimo cya kigare cy'abantu musengana, hari inzira ngari irimo n'abayobozi mu byumva kimwe, n'ababyeyi bawe mu byumva kimwe. Ariko iyo nzira ibyanditswe byera bitubwira ngo ni inzira iganisha hehe? Kukurimbuka.
kandi icamo benshi. Yesu aramubajije ati uremera guca muri iyo nzira ye wenyine ukiyanga ukanga buri kimwe kikunejeje ariko ugashyira mu bikorwa ijambo ry'Imana n'umucyo mushya wakiriye? Yari yiteguye, yaravuze ati rwose niba ubugingo buhoraho nifuza n'umucyo nakiriye binsaba gukora ibyo, bishobora kuzagira ubwo rwose nisanga mu nzira yanjye. Umurongo wa 36 w'ugusomera. Nawe aramusubiza ati databuja ninde nkamwizera? Imana ihabwa icyubahiro. Nuko umurongo 37 Yesu aramubwira ati wamubonye, amen, kandi niwe muvugana. Imana ihabwa icyubahiro. 38 nawe aramubwira ati databuja ndizeye, amen, aramupfukamira. Imana ihabwa icyubahiro. Uku kwizera kwavuye hehe? Kwizera kuzanwa n'amagambo ya Kristo. Kumva amagambo ya Kristo amwihishuriye. Yaramwishura amubwira ati ese igihe yishuraga uyu muvandimwe yari yakize, yabyawe ubwa kabiri rwose, yari yahindutse undi wundi, rubanda barabibonaga. Yesu aramubwira ati ni Yesu uwo mugira gute, uwo muvugana? Ahita amubwira ngo nanjye ngize gute, ndizeye. Maze uwo mwanya amuha icyubahiro. Muvandimwe udukurikiye, ukwiye kwizera amagambo ya Kristo, kandi iyo mbaraga ya Kristo izahumana nawe. Yesu yaravuze asoza umurimo yabwiye abigishwa be, natwe turimo mu bigishwa be, n'abantu bigishwa bose, nawe yarabwiye ngo kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka, aho ababyeyi batari n'aho abavandimwe batari. Yesu Kristo muri Zaburi ya 27 umurongo wa 10 ngo ubwo data na mama bazanduka, Uwiteka azandarura. Uwiteka azagutarura, azabana nawe, ntazigera na rimwe agusiga amara masa masha nk'uko umuvandimwe wacu yamashije. Ibyo bintu ndabigusabiye, kandi musabira ngo Kristo we bugingo akaba n'umucyo amurikire imitima yacu, amurikire umutima wawe, agushoboze gufata icyemezo mu izina rya Yesu. Amen. Muvandimwe wo urakoze cyane kubw'iki gice cya 9 utuganirije, cyane n'uwakijijwe yaravutse ari impumyi kandi bigakorwa ku munsi w'isabato. Ni ibintu bikomeye cyane, birimo urugamba rukomeye twabonye rujya ruvuka igihe umuntu yemeye umucyo mushya abandi ntibatabyumva. Ngushimiye igice cya 10 ko wagifatanije n'igice cya 9, kandi kubera yuko nta gihe dufite ngo tubyinjiremo, yewe n'amagambo yacu ntabwo yaruta ya Kristo. Ndasaba rwose umuntu duteze amatwi kugira ngo azafate umwanya afatanye iki gice cya 9, namara kugisoma akurikizeho ikibwiriza Kristo yabwirije muri ako kanya kiboneka mu gice cya 10 cyerekeranye n'umwungeri mwiza, maze bimutere gufata ibyemezo byiza byo kwishingiza ku mwungeri mwiza, avana amaso ku bungeri bandi, abungeri gito, abungeri badafite ibyo kurya bihagije byo kugaburira abantu, abungeri bashaka gukamura ahubwo no kuvanamo abantu inyungu. Twese ko abantu baba bafite izindi nyungu bashaka mu bantu. Imana idufashe kugira ngo duhange amaso ku mwungeri mwiza. Reka dusoreze aha ngaha uko twatinze, kandi nk'uko twatangiye dusenga, reka musabe dusoreze n'isengesho. Reka dusenge. Imana Data wa twese, mutanga bugingo, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimira ubugingo wahishe muri iri jambo kugira ngo uryakiranye kwizera wese ave mu rupfu agere mu bugingo. N'uyu mwanya twe n'abadukurikiye rwose aya magambo yongeye kwinjira mu mitima, ariko kandi tubonye urugamba rukomeye Satani yanga ubwoko bwawe, nawe udasigaye yateye abantu benshi kurwanya umucyo w'isabato. Hari abahungu n'abakobwa badukurikiye bafite ingorane n'imbogamizi nk'ibyo uyu musore wo muri Yohana igice cya 9 yari afite. Wamuhaye ubutwari bwo kwizera, yizeye ijambo ryawe, kandi nawe wamubaye bugufi. Mwami Imana, ndagusabye cyane ngo ukoresheje ijambo ryawe uca iminyururu kuri abo bantu, kugira ngo babashe gufata ibyemezo byo kwegurira imibereho yabo n'impagarike yabo mu biganza byawe. Kandi nk'umwungeri mwiza, twese uturagize ijambo ryawe kugeza ubwo uzaboneka, twaba haba none ndetse n'iteka ryose tuzakomeze kwishimira gukora ibyo ukunda. Tuyisabye tubyizeye ko
wumvise gusenga kwacu kandi ko ugiye gukora mu mitima yacu, niko dusabye twizeye tudashidikanya mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.